ba Poso Mignoni. Umusatsi wameze, imvi zameze kubera urugendo rurerure. Ubwo imvi se harimo no gukuramo ukuntu. Nibyo. Yego. Iminsi myinshi yarashize igihe kinini tutabonana. Ego nari maze hafi icyumweru kuva ngiye. Wari uri hagana he? Hari abantu benshi bakunda Bishop ariko batazi ahantu yari ari. Nari Australia mu mujyi wa Brisbane. Arashobora guhita bibaza aho muri Australia Bishop yari agiye gukora iki? Australia Brisbane ariyo umuhango wo kwimika Bishop Ananias Muhoza mu rusengero rwitwa Healing Church International. Niho nari mafite inyigisho nyine zo kwimika abashumba n'igikorwa nyamukuru cyo kubimika. Hanyuma Pastor, umuntu yakibaza ngo ese abo bashumba ni ab'itorero rya Foursquare cyangwa n'ab'umuntu, nabo ku giti cyabo cyangwa andi macaca? Iryo torero ni itorero ryigenga ritari irya Foursquare, gusa muri uwo mujyi kandi hamwe cyane hegeranye twafite itorero natwe twahatangije. So urumva yuko nubwo nagiye kwimika umushumba w'irindi torero, ariko n'abashumba bacu ba Foursquare nagize umwanya wo kubasura kandi twarabanye mu giterane cyose. Hanyuma Pastor, umuntu yakibaza ubwo herukayo nabwo ntekereza ko wari wagiye kwimika umushumba wa hariya, wasanze itorero rimeze gute? Itorero ryacu rya Foursquare rimeze neza. Itorero rimaze umwaka umwe ariko ubona ririmo ubumwe, ririmo imbaraga. Hanyuma Pastor, tugaruke, hari amakuru menshi ubwo twagiye mu tuntu n'utundi. Hari amakuru twabonye y'igitabo mufite mugomba kumurika hanze. Ni igitabo cyaje gute? Ni igitabo iyerekwa ryaje gute? Ni koko hari ibitabo tugomba kumurika. Ubu printed copy zageze hano mu Rwanda ndazifite zivuye mu gihugu zakorewemo. Ni ibitabo bibiri. Kimwe muri ibyo bitabo cyitwa The Call to Leadership. Ni igitabo kivuga ku buryo umuntu yisanga mu muhamagaro ndetse no mu buyobozi bw'umurimo w'Imana, n'ibijyanye n'amahame yawo, ibijyanye na challenges cyangwa imbogamizi umuntu agenda ahura nazo. Icyo gitabo cyahageze. Hanyuma hakaba n'ikindi cyitwa ngo ni Mind Shift. Nacyo ni igitabo cyiza kivuga impindura n'imitekerereze, kibwira abantu kumenya abo ari bo, kumenya ibyo bakora, cyane cyane ibyo Imana yabakoresha, kutisuzugura cyangwa kudashika intege mu buzima. So ni ibitabo navuga ko byuzuzanya. Kimwe kiravuga urugendo rw'umuntu, uko agomba kubaho mu mugambi w'Imana, n'uko agomba kugenda yiremamo imbaraga, hazamo resilience. Ikindi kikavuga noneho wa muntu uteye intambwe mu buyobozi, cyane cyane mu buyobozi bw'umuhamagaro. Ariko nk'uko mubizi ndi mu murimo w'Imana, nkaba no muri secular ministry. Bivuga yuko iyo mvuga leadership, simvuga leadership gusa zo mu murimo w'Imana, mvuga amahame ya leadership muri rusange. Hanyuma Pastor, umuntu yavuga ati se hari uburyo bugezweho bw'ikoranabuhanga, ni igitabo umuntu ashobora kubona kuri Amazon, ni hehe? Ese kigura gute? Nabonye kuri site yawe bavuga ko cyatangiye kujya hanze, cyagiye hanze. Ese kigura gute? Biriya bitabo bigura ibihumbi 20 by'amanyarwanda buri kimwe, buri cyose. Kuri Amazon bigura amadolari 15. Kuri Amazon bizatangira kugurishwa kuwa 4, twabishyizeho none, ariko biba bifite nk'iminsi 2, hari amasaha bigomba kumara mbere y'uko bitangira kuba accessible kuri public. So ubundi launch iteganyijwe ku itariki 24 z'ukwezi kwa 8 hariya kuri Foursquare. Ariko kubera yuko abantu bamaze iminsi batubwira yuko babishaka mbere, twakoze pre-sale. Pre-sale ni ukuvuga ngo kuva ejo abantu bazatangira kubibona, ariko umunsi wo kubimurika ku mugaragaro ni kuri 24 z'ukwezi kwa 8, hazaba ari ku cyumweru nyuma ya saa 6. Hanyuma Pastor Bishop, hari umwaka tuvuyemo wa 2024, ntekereza ko
nawe waramuritse igitabo. Igitabo kuri wowe cyasize iyihe mpinduka? Ni igitabo twarimo harimo abantu benshi ba Apostle Mignonne ndetse n'abandi. Ni igitabo cyasize iyihe mpinduka mu buzima bwa Bishop? Kiriya gitabo cya Beyond Boundaries ni igitabo cyakunzwe pe. Ni ibitabo byaguzwe cyane kuri Amazon. Ni ibitabo printed copy zose nakoresheje zagera ku 2,500 zaguzwe mu gihe kigufi cyane. Hari aho amatorero yagiye abigura akabiheza abantu, hari aho abantu bagiye babigura aho twakoreye ibiterane, hari abagiye baza kubishaka hariya ku rusengero, hari ababishatse kuri Amazon. Ariko igikomeye si ukugura, igikomeye ni feedback twagiye tubona. Feedback tugenda tubona mu kwandika ibitabo niyo ituma dufata n'intambwe yo kwandika ibindi. Impamvu twandika ibindi ni uko ibyo twandika abantu babikunda bakabisoma. Uhereye ku gitabo cya mbere twanditse cyitwa Intimacy with God cyangwa ubusabane n'Imana, igitabo twanditse kijyanye n'urushako rw'inzozi zawe, igitabo twanditse kuri Grace of God cyangwa ubuntu. Ibi bitabo byose uko tubyandika abantu bagenda babigura, abanyamahanga n'abanyarwanda. Of course byinshi ntibiragera mu rurimi rwacu, tuzi ko ari imbogamizi, ariko cyane cyane iyo wanditse mu rurimi kugira ngo uzasobanure mu rundi bisaba kubyitwararika cyane. Nta rurimi rusobanura urundi, bisaba gufata umwanya ugashaka abantu babisemura muri urwo rurimi ukabiproofreadinga. Nibyo ntarashobora gukora, uretse kimwe cyasohotse no mu gifaransa cya Beyond Boundaries. Nacyo icyatumye mbishyiramo imbaraga cyane nuko public cyane y'aba francophone cyane cyane nabaye mu Bubiligi no mu Faransa babishakaga, biba ngombwa yuko tubikora vuba. Ariko ibitabo bifite feedback muri audience yose ikoresha icyongereza kandi barabikunze. Hanyuma Pastor, turi gusoza ku gitabo, ubushize wari watumiye Apostle Mignonne, uyu munsi twitege abaye bantu. Se Apostle Mignonne ubushize niki cyatumye uvuga ngo uriya munsi tuzabe turi kumwe? Apostle Mignonne ni inshuti bisanzwe, dukorana umurimo w'Imana imyaka myinshi tumaze mu gihugu. Namuhisemo nk'uko umuntu yahitamo umurida uwo ari we wese, cyane cyane muzi yuko twari kumwe na Rutayisire, twari kumwe na Ambassador Charles Murigande wari wanasomye n'igitabo wakivuzeho. Sindarangiza gufata ishusho y'uburyo itariki 24 izaba imeze neza, cyane cyane ko tuzabikora tuninjira no mu giterane. Dufite igiterane ngarukamwaka giserebura n'imyaka 20 ya Ministry ya Foursquare. Ni nkaho launch y'ubu ngubu tutayigira nini cyane, ibitabo bikaboneka ababishaka bakabigura, ariko focus nini cyane ubu ngubu ni igiterane. Ariko ibitabo kubera yuko n'ubundi biri connected n'umuhamagaro abantu bazabibona. Gusa ntekereza yuko tuzakora ceremony yihariye cyane, tuzabigurisha ku mugaragaro, ariko ndumva twirinda kuvuga launch cyane mu majwi ya mikrofone zirangurura. Bishop, reka dusoza aho ngaho, tugiye mu giterane imyaka 20 kuri wowe Bishop Masengo, mu rugendo rwa Foursquare, n'urugendo wasobanura gute? Ni urugendo navuga mu magambo 3. Ni urugendo icambere rwo kwiga kwimenya muri Kristo Yesu no mu muhamagaro, nico Imana yakoresha umuntu mutoya nkanje wari uhamagawe ico gihe. Cyo nicyo kintu cambere. Icya kabiri ni urugendo rwo kugendera hejuru y'amagi, kubera yuko rwasabaga kwitwararika cyane, rwarimo challenges nyinshi cyane, ariko ni n'urugendo rwo gutizwa imbago, kubera yuko izo mbogamizi zari ziriho. Nagiye mbona ukuboko kw'Imana, niyo mpamvu byise gutizwa imbago, aho umuntu atashobora guhagarara ngo ashinge. Imana yagendanye nanjye nk'umurida w'iryo torero n'abandi twagiye dukorana, igenda idutiza imbaraga aho twari tuzikeneye. Ni ahandi nk'umuntu aba ari mu kagare bamuheza imbago agahaguruka. Nanjye navuga yuko muri imyaka 20 Imana yaduhagurukije kandi ikaduteza intambwe. Ibyo mubona tumaze kugeraho nta wundi tubikesha, si imbaraga zacu, ahubwo ni ubuntu twagiriwe no gushikirwa n'Imana.
Bishop abantu bamaze iminsi babona post ya Ignite iri hanze ariko abantu bose bafite amatsiko y'abavugabutumwa n'abaririmbyi habaye hari abo wenda bakonfirimye mwabwira abantu kuko babitegereje amatsiko menshi. se n'iryari byari bimeze gute? Igiterane gitangira ku itariki 20, navuga ko ari n'enye, hazaba ari ku cyumweru niho tuzakora umunsi wo kukishyira hanze, hanyuma kizafata icyo cyumweru cyose gisozwe ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa munani. Igiterane kirimo abavugabutumwa bo mu gihugu n'abo hanze, muragenda mubabona, kirimo n'abaririmbyi bo mu gihugu n'abo hanze. Numvaga nari kubareka mukabona foto y'ejo umwe asohoka undi agenda aza, niko nari nabitekereje. Hari abantu bafite amatsiko Aime Frank azaba arimo, kandi nari mbabwiye ngo ndeke kubabwira ariko ushobora ibyo ari byo byose harimo abaririmbyi beza kandi beza rwose basize mwakunze mu karere ndetse no hanze. hanyuma Bishop, hari igikorwa twavuga kiri inzu yubatswe hariya muri Fosque. Yego, Reka tuve ngo congratulations. murakoze. Ni abantu bagiye babivuga bitandukanye, baravuga ngo ati Bishop kabisa afite amafaranga ateye ubwoba. Ni igikorwa kuri wowe cyari kimeze gute kucyubaka? Ni igikorwa cyihuse cyane, bamwe bakavuga ati harimo ukuboko kwawe kunini cyane. Inyubako turimo twubaka sinkeka ko yihuse, kubera yuko twari tumaze imyaka 2 dufite otobatire yayo. Twaje gutangira kuyubaka dusigaranye nk'amezi 2 kugira ngo otobatire irangire. Urumva yuko ni poroje imaze imyaka myinshi, navuga yuko imaze imyaka irenga 5 tuyitekereza, ariko ikaba kuva dutangiye kubaka ngira ngo muri uku kwezi nibwo twujuje umwaka dutangiye kubaka. Nk'uko mubizi inzu yubakwa igeretse, haba hari standards, hari iminsi umena amadare no gutegereza n'ibindi, ariko hakaba ari imbogamizi y'amafaranga. Amafaranga menshi ni ntayo, iyo aza kuba hari yari kuba yaruzuye, twari kuba tuyishyizemo n'abashyitsi bacu. Abantu baravuga ati ariko ntiyigeze ihagarara na gato. Ntihagaze, ariko nanone ntiyihuse ku muvuduko twashakaga. Umuntu yahaciye abona ari inzu kabisa, ni nkawe tuvuga ati yararangiye. Ntirarangira rwose, haracyarimo ibintu byinshi bigomba gukorwaho. Iriya nyubako ifite inzozi navuga z'uburyo bubiri. Inzozi za mbere ni uko dushaka kubaka ubushobozi bw'abakozi b'Imana. Mu myaka 20 niyo mpamvu wumvise mvuga kwandika igitabo The Call to Leadership. Ikintu umuntu w'umuyobozi yafasha itorero ni uguhugura abandi bayobozi, capacity building, equipping, ni uguhugura abandi. Muri iriya nzu tuzaba dufitemo ibyumba by'amashuri, twifuza yuko azaba ari amashuri atanga diplome zemewe mu gihugu za leadership, ibyangombwa byose biganisha mu kubona ibyangombwa byo kurikoresha iryo shuri gukora mu gihugu tubirimo. Bitwara igihe murabyumva, bisaba ko twerekana za biblioteke, twerekana abarimu tuzakoresha, twerekana curriculum, twerekana za kaminuza dufatanya. Ibyo tubirimo kandi turimo turabikora biravansa neza. Hakaba n'amacumbi y'abantu tuzajya dukoresha iyo mutangiye ishuri rizaba rifite abarimu bava mu gihugu n'abava hanze baza kwigisha. Muba mufite abantu ahantu mubacumbikira. Hariya hazaba hari ibyumba bigera kuri 18 biri self contained, byakira abo bantu tuzajya twakira baje kwigisha. Shyigikira itorero. Ese umuntu ugize umutwaro akavuga ati nanjye ari itafari nshaka gushyira hari, yabikora ute? Dufite uburyo bwinshi tubwira abantu. Dufite account zacu mu mabanki mu gihugu zikorana n'amabanki yo hanze. Dufite nimero z'urusengero ku bantu bakoresha word limit. Dufite ibikorwa turimo dukora muri iyi minsi, cyane cyane turimo turashaka kugura ubutaka hari iruhande bwo ku rusengero. Burasaba amafaranga menshi, nk'uko mubibona hariya Musanga dufite ikibazo cya imodoka ziparika, dufite ikibazo
cy'ibikorwa dushaka kwagura. Niba turimo dukora ishuri rya leadership, birumvikana yuko rizagenda ryagura, barabifite. So niyo mpamvu tuvuga ko abantu bose bumva badushigikira, cyane cyane diaspora. Dufite abantu benshi banyuze hariya, dufite abantu benshi badukurikirana, murabizi. Dufite amatorero dufatanya, dufite inshuti n'abavandimwe bazi umurimo w'Imana ukorerwa hariya, nicyo bashobora kuba bawukoraho. Iyo tubibabwira barabyumva cyane, kandi turashima abamaze iminsi bakorana natwe, cyane cyane abantu bagiye bava hariya mu rusengero bari mu mahanga, ndetse n'abandi batigeze baba abanyamuryango ba Foursquare ariko bisanze mu nshuti zacu kubera kudukurikirana. Hanyuma abakunzi ba Foursquare ndetse n'abakunzi b'Imana, niko twavuga, mushyigikire itorero, tugire itafari natwe tuvuga ngo twubake. Hanyuma Bishop, reka tugarukire tugana ku musozo. Uyu munsi iyo ubonye Mama Bishop, umurimo muri kumwe ugenda agasigara, ni imbaraga wafata uti? Ni imbaraga kuri wowe ufata uti? Umurimo w'Imana buriya ku bawuzi n'abantu bifuza kuwumenya, ukenera imbaraga zirenze iz'umuntu umwe, ariko ugira inkingi ni mu rugo. Pawulo yandikiye Timoteyo mu rwandiko rwe rwa mbere mu gice cya 3, aravuga ngo umuntu nashaka kuba umwepiskopi, nk'umuntu dufatanya mu rugo rwacu, ni umufatanyabikorwa mu murimo w'Imana, tukisanga tugeze aha tugeze. Bishop, tugana ku musozo, hari abantu bakunda channel ya Foursquare kandi bari ku isi yose, ariko hakaba hari n'abandi batagerwaho n'ibyo byiza bya Foursquare. Ese mujya mutekereza ukuntu mwashinga nka TV ya Foursquare, yaba inyura kuri DSTV, StarTime n'ahandi, ku buryo abakunzi ba Foursquare babasha kugerwaho n'ibyo bihangano by'umwuka? Sam, dufite inzozi ngari, urabizi uri muri timu yacu ya media, muzi ko tubiganira, ibitarajya hanze tubireke, ariko gusoma bibagora. Yego. Hanyuma mwatekereje iki kuri abo bantu, uburyo wenda ijwi ubimbwiye ni byiza cyane, ndabitekerezaho, ariko icya mbere ubu ngubu ngifite ikiri imbogamizi, ni ukubanza gukura ibitabo mu Cyongereza bikajya mu rurimi